ubu imiryango irafunguye kuri wowe wasiragiraga cyangwa ukabura serivisi wari ukeneye uzisize hafi yawe. Ibaze ko byose biri gukorerwa muri B-Smart. Uti B-Smart ni ikirere. Muri B-Smart urasanga cyber cafe, ukeneye serivisi zikorerwa kuri interineti, ubu byose byarakemutse. Kuri mwe mukeneye amafoto yaba y'imbere muri studio ndetse no hanze yayo, namwe mutegura ubukwe, mugategura anniversaire ndetse n'ibindi birori, murasanga umukamezi n'umufotozi wabigize umwuga. Uyu akaba ari inzobere mu gukora amashusho ndetse n'amafoto mu buryo budasanzwe. Muri B-Smart kuri mwe mukeneye interineti mukoresha mu ngo cyangwa muri business zanyu, turasanga interineti ya 5G igarukira muri kilometero 14. Muri B-Smart kandi ukaba unasanga serivisi za online, tutibagiwe no gutanga amahugurwa mu bw'Ikoranabuhanga. Urasanga serivisi z'Irembo ndetse na serivisi za Equity Bank. No kuri mwe mukeneye gufunikisha ibitabo cyangwa ibindi byangombwa, nimugane muri B-Smart. N'abahanga mu gutunganya film ndetse n'indirimbo za video, kubitsa no kubikuza biroroshye ukiyagera, kuko wasanga serivisi za momo. Kuri mwe mukunda gukina game, muri B-Smart mwashyizwe igorora. Akarusho namwe mukeneye gukoresha amadeclaration atandukanye, B-Smart yaje ari igisubizo. Aka kanya amahitamo namwe ni B-Smart. Ubwo urumva udakeneye kuba smart, B-Smart urisanga mu nkambi ya Mahama mu ikorosi aho handika iherereye. Ukeneye ubundi busobanuro wahamagara kuri 0787 33 39 97 cyangwa 0780 35 85 33. Ngwino ubarize serivisi muri B-Smart kuko nawe uri smart.